wambwira abantu bamaze amasaha 3 bose bari gukora iki hano je n'ubundi nashonje byambaye akoreka natwe duteke reka tubatekere tubakorere surprise tubatekere basange ibiryo byahiye hanyuma iki se nose bigenze bite ko kutazanya amazi amazi kandi sesize utwara ifuruge Mariyo ngo ngiki ayawe kuna wicare hano tubwire neza ngo ahubwo mu gisobanuro cyo kugena amazi nayinjirika niruka kurije mungore he nje mari harahe ko kuruza handi tuvoma rugema se nari ntangiye kwita hanyuma se Anitari he Anita se sinamubuze ngo Anitari hano ngo wiki umva ukuntu byagenda Anita ari he wamuburiye se kandi mwajyanye Anita yarari kuvoma uri kubyumva none ko nje ntagiye ntwaye ikintu cyo kwikorera ngene ngiye gushaka ibiratu kuzana ngo yikore nje nsanga Anita nawe uhari nawe ukiri aho ngaho injerekani ihari n'inkweto yambaye ziri aho ngaho sinzi ko nabyo hirya mbona Rugema nzamutse ingungugu ntabwo nigeze nita kuvuga ngo ni ufite Anita cyangwa iki ngo mbirebe nzamutse nirukanka nanjye ngo nsusanze Rugema ufite Anita ntabwo namubonye ariko Anita ndamuze kandi mbonye Rugema ishobora byose Kumuki namba twa numva benshi yanjye none se Nese ibyo hirya no hino urahamagaye nahamagaye Anita nibwo Rugema nahise ndeba hirya mubona watarambona nzamutse niruka iyo mbona sinjye nari kumutse ariko si ibintu nibi kiko ubufite Samba Rugema ntabwo tuzahora muri ubu buzima kugeza byari kamara tarangira ni namba Rugema niba ari ikindi ni ubundi ahumurize gutana abantu bari kamara ariko tujye mu nzu dufatire ambunda tugende hari kumugezi handi tuvoma kamara ntabwo twakagumye kuba twicaye aha ngaho tonde inshuti yanjye mu witonze gake yutse dufite ubwoba kandi dufite imbunda reka tujye kuyifata tugende nawe yakwiteguye birenze kwitekereza urayifite ariko ako se umuntu azaruka ryari cyane umva reka tugendemo neza n'igihe umuntu azava muri ibi bintu koko agatuza Anita ngo ntawe n'igitenge yari afite n'inkweto yari yambaye n'injerekani ubwo rero ni Rugema wamutwaye ikigaragara ni Rugema kandi noneho akaba yari ategereje aho ngaho aribo bari kumwe wundi nyiruka ariko uzi ko Rugema atugendaho atugenda runono ashobora no kuba afite maneko ese babwiwe n'icyo ko mwagiye kumugeza muri namwenye ariko nitwe twakoze amakosa bano bantu kubohereza bonyine mwagiye mwe ntabwo baba bagiye bonyine ariko hari ahantu ntabwo wapfa gukeka ko hari wabaturutse ko ari ku muhanda ubona nyine basanzwe bahava hari ntabwo ari ku muhanda hari ntabwo ari ku muhanda muca munsi namugiye ubuse kuko babibwiwe n'ibi ariko ni ku nzira kamara reka ngende buretse gatoya Karyose ibyo ukora byose nibiza iyo umutima wanje wacitse ndege urankomeza mu rukundo rwawe wambaye amahoro atagira iherezo unyuzuza ibyishimo byo mu ijuru iyo mpagaze imbere yawe numva ntari nje ahubwo ndi muri wawe uri mwiza iteka ryose urukundo rwawe ndirugira iherezo uri mwiza
nzagaruka amahoro. Iyo abandi banyibagirwa, wewe unyibuka ukomeze. Wambere insezerano idahinduka, umurinzi ubugingo bwanje. Iyo amaso yanje irengagije, wowe urandebuka mbwira uti ndi hano. Uri mwiza, uri mwiza iteka ryose. Urukundo rwawe ndirugira iherezo. Uri mwiza, uri mwiza iteka ryose. Nzahora ngushima mwami wanje. Uri mwiza, uri mwiza iteka ryose. Imirimo yawe irakomeye. Uri mwiza, uri mwiza iteka ryose. Ni wowe mpagarariyeho. Ndaundi nkuwowe mwami, uri mwiza iteka ryose. Nabonye urukundo rwawe rukora mu buzima bwanje n'ahandi hose. Wakijije abarwayi, wahumurije abababaye, wakomeje abacitse intege. Imirimo yawe yivugira, isezerano ryawe rihoraho. Mwami ndakuramya, kuko uri mwiza iteka ryose. Uri mwiza, uri mwiza. Urukundo rwawe ndirugira iherezo. Nzahora ngushima mwami wanje. Uri mwiza, uri mwiza iteka ryose. Imirimo yawe irakomeye. Uri mwiza, uri mwiza iteka ryose. Ni wowe mpagarariyeho. Bachurebe tukababaza, wowe urufa tukadukomeza. Iyo twacumuye utanga imbabazi, utwereke inzira y'ukuri. Urukundo rwawe rurenze imipaka, ndagikorwa na kimwe kitagaragaza ubuntu bwawe. Uri mwiza, uri mwiza. Nzaririmba izina ryawe kugeza kumpera. Uri mwiza. Nzavuga ibikorwa byawe mu isi yose, kuko uri mwiza mwami.
wanguhaye ukundi ntacyo nishakira keretse wowe uzi ibyanje byose utambaye ubirasi ukankunda ukundi kandi ukankiza imyaka myinshi nari mu mwijima ariko umucyo wawe wanyoboye wankuye aho ndarinzi yahonya ushira mu nzu y'amahoro ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo bwanjye fate uko ushaka mwami kuko ndi wawe burundu ntacyo mfite kitari cyawe kabuzima bundi butari muri wowe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye iyo numva isi nyigana wahora nyereka ngo imbaraga zanja iyo nshoberwa n'amarira y'ubuzima urankomeza utsinda ibikurengere wambereye urukundo rutajya rurerura wambereye amahoro nituze niyo mpamvu uyu munsi nkuririmbira ndagushima mu buryo bose mbami ndakwihaye ukundi ntacyo nishakira keretse wowe uzi ibyanje byose utambaye ubwirasi ukankunda ukundi kandi ukankiza imyaka myinshi nari mu mwijima ariko umucyo wawe wanyoboye wankuye aho ndarinzi yahonya ushira mu nzu y'amahoro ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo bwanjye fate uko ushaka mwami kuko ndi wawe burundu ntacyo mfite kitari cyawe ndabuzima bundi butari muri wowe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye mwami ndajwami utari wowe iyo ndamije ndahaguruka iyo nduhira ndakira wampaye gukunda nari narabibagiwe wampaye amahoro nari narabuze ubu ndavuga n'umutima wanjye ndaguhaye byose mwami wanjye ni wowe nshaka mu buzima bwanjye ni wowe soko ibyishimo byanjye iyo ntekereje ineza yawe ndumva amarira ibyishimo atemba wampaye byose ndasabe wanyeretse ko nduha igiciro mwami ntahandi nashakira amahoro uretse imbere yawe wenyine ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo bwanjye fate uko ushaka mwami kuko ndi wawe burundu ntacyo mfa mfite teri cyawe ndabuzima bundi butari muri wowe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye fate mu maboko yawe untwara aho ushaka nje kugera sinshaka kugenda ntari kumwe nawe kuko wowe uri byose kuri jye urukundo wawe rwanjye rurenze byose ndakindi nshaka uretse wowe mwami ndaguhaye byose ndaguhaye byose ndaguhaye ndaguhaye umutima ndaguhaye ubugingo nzagukorera kugeza ku munsi wa nyuma nzagushima kugeza ku iherezo kuko uri wera uri mwiza uri mana y'urukundo ni
byanjye iyo ntekereje ineza yawe ndumva amarira ibishimo atemba wampaye byose ndasabye wanyeretse ko nduye igiciro mwami ndahandi nashakira amahoro uretse imemere yawe wenyine ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo bwanjye mfate uko ushaka mwami kuko ndubawe burundu ndate mfite kitari cyawe ndabuzima bundi butari muri wawe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye mwami mfate mu maboko yawe untwara ushaka nje kugera sinshaka kugenda ntari kumwe nawe kuko wowe uri byose kuri je urukundo wawe rwanjye rurenze bose ndakindi nshaka uretse wowe mwami ndaguhaye byose ndaguhaye byose ndaguhaye mwami ndaguhaye byose ndaguhaye umutima ndaguhaye ubugungo nzagukorera kugeza ku munsi wa nyuma nzagushima kugeza ku iherezo kuko uri wera uri mwiza uri mana y'urukundo n'imbabazi ndaguhaye byose mwami wanjye amena biti ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo bwanjye fate uko ushaka mwami kuko ndi uwawe burundu ndamuteze ni uri mwiza w'amiteka ryose ibyo ukora byose ni byiza iyo umutima wanjye wacitse intege urankomeza mu rukundo rwawe wampaye amahoro hatagira iherezo unyuzuza ibyishimo byo mu ijuru iyo mpagaze imbere yawe numva ndarinje ahubwo ndi muri wawe uri mwiza iteka ryose urukundo rwawe ndirugira iherezo uri mwiza iteka ryose nzahora ngushima mwami wanjye uri mwiza iteka ryose imirimo yawe irakomeye uri mwiza iteka ryose ni wowe bakarariyeho iyo isi nyugarije amahano wawe unyambika amahoro iyo abandi banyibagirwa wawe unyibuka ukomeze wambereye isezerano itahinduka umurinzi ubugingo bwanjye iyo amaso yanjye yirengagije wawe urandeba ukambwira uti ndi hano uri mwiza iteka ryose urukundo rwawe ndirugira iherezo uri mwiza
bibiza no mu bibi urahari. Iyo amarira temba urampa ihumure ryanjye. Iyo nsenyutse mbere yawe urampa imbaraga nshya. Ndawundi kuwowe mwami, uri mwiza iteka ryose. Nabonye urukundo rwawe rukora mu buzima banje n'ahandi hose. Wakijije abarwayi, wahumurije abababaye, wakomeje abacitse intege. Imirimo yawe ivugira, isezerano ryawe rihoraho mwami. Ndakuramya kuko uri mwiza iteka ryose. Uri mwiza iteka ryose. Urukundo rwawe ndirugira iherezo. Uri mwiza iteka ryose. Nzahora ngushima mwami wanjye. Uri mwiza iteka ryose. Imirimo yawe irakomeye. Uri mwiza iteka ryose. Ni wowe mpagarariyeho. Mwami uri mwiza. Iyo abandi baturebye tukababaza, wawe urufa tukadukomeza. Iyo twacumuye utanga imbabazi, utwereka inzira y'ukuri. Urukundo rwawe rurenze imipaka. Ndagikorwa na kimwe kitagaragaza ubuntu bwawe. Uri mwiza iteka ryose. Zariri mu izina ryawe kugeza kumpera. Zavuga ibikorwa byawe muri si yose. Kuko uri mwiza mwami, uri mwiza iteka ryose. Uri mwiza mwami, uri mwiza. Amena. Mwami ndakwiya yuko ndi, ndacyo nishakira. Keretse wowe uzi ibyanje byose. Utambaye ubirasi, ukankunda uko ndi, kandi ukankiza. Imyaka myinshi nari mu mwijima, ariko umucyo wawe wanyoboye. Wankuye aho ndarinzi yahonya, ushira mu nzu y'amahoro. Ndaguhaye umutima wanje wose. Ndaguhaye ubugingo bwanje. Mfate uko ushaka mwami, kuko ndi uwawe burundu. Ntacyo mfite kitari cyawe, ndabuzima bundi butari muri wowe. Ndaguhaye byose mwami, ndaguhaye byose, ndaguhaye. Iyo numva isi inyigana, wowe uranyiyereka nk'imbaraga zanjye. Iyo nshobewe n'amarira y'ubuzima, urankomeza uti ndibikurengere. Wambereye urukundo rutajya rurerura, wambereye amahoro nituze. Niyo mpamvu uyu munsi nkuririmbira, ndagushima mu baryo bose. Ndaguhamya umutima wanjye wose. Ndaguhamya ubugingo bwanjye. Mfate uko ushaka mwami, kuko ndi uwawe burundu.
kitari cyawe ndabuzima bundi butari muri wawe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye mwami tatio ndi utari wowe iyo undamije ndahaguruka iyo unduhira ndakira uwampaye gukunda nari narabirabiwe uwampaye amahoro nari narabuze ubu ndavuga n'umutima wanjye ndaguhaye byose mwami wanjye ni wowe nshaka mu buzima bwanjye ni wowe soko y'ibishimo byanjye iyo ntekereje ineza yawe ndumva amarira y'ibishimo byanjye wampaye byose ntasabe wanyeretse ko ndi uw'igiciro mwami kandi nashakira amahoro uretse imbere yawe wenyine ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo bwanjye mfate uko ushaka mwami kuko ndi uwawe burundu ntacyo mfite kitari cyane ndabuzima bundi butari muri wowe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye mwami fate mu maboko yawe untwara ushakanye kugera sinshaka kugenda ntari kumwe nawe kuko wowe uri byose kuri jye urukundo rwawe rwanjye rurenze byose ndakinisha kuretse wowe mba ndaguhaye byose ndaguhaye byose ndaguhaye wami ndaguhaye byose ndaguhaye umutima ndaguhaye ubugingo nzagukorera kugeza ku munsi wa nyuma nzagushima kugeza ku iherezo kuko uri wera uri mwiza uri mana y'urukundo nk'imbabazi ndaguhaye byose mwami wanjye ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo wanjye mfate uko ushaka mwami kuko ndi uwawe burundu ntacyo mfite kitari cyawe ndabuzima bundi butari muri wowe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye mwami fate mu maboko yawe untwara ushaka nje kugera sinshaka kugenda ntari kumwe nawe kuko wowe uri byose kuri jye urukundo rwawe rwanjye rurenze byose ndakindi nshaka uretse wowe mwami ndaguhaye byose ndaguhaye byose ndaguhaye ndaguhaye byose ndaguhaye umutima ndaguhaye ubugingo nzagukorera kugeza ku munsi wa nyuma nzagushima kugeza ku iherezo kuko uri wera uri mwiza uri mana y'urukundo n'imbabazi ndaguhaye byose mwami wanjye ndaguhaye umutima wanjye wose ndaguhaye ubugingo bwanjye mfate uko ushaka mwami kuko ndi uwawe burundu ntacyo mfite kitabitse wowe ndabuzima bundi butari muri wowe ndaguhaye byose mwami ndaguhaye byose ndaguhaye mwami fate mu maboko yawe untwara ushakanye kugera sinshaka kugenda ntari kumwe nawe kuko uri bashakuriye kurukundo wowe wanjye rubanza yose ndakinisa
ndakuretse wowe ndaguhaye byose ndaguhaye byose ndaguhaye ndaguhaye byose ndaguhaye umutima ndaguhaye ubugingo nzagukorera kugeza ku munsi wa nyuma nzagushima kugeza ku iherezo